Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje mu izina rya Yesu, igitondo cyiza abadutega amatwi. Mana ishimwe kuko yatugejeje kubwo uyu munsi w'umugisha kuri twe. Turimo kwitegura iminsi mikuru, kandi nibyo tugomba kuvuga mu bibiye minsi mikuru ya Noeli. Kuki abakristo biziza umunsi mukuru wa Noeli? Iyi minsi nimo kumva abantu benshi bavuga tariki 25 y'uku kwezi kwa 12 ntabwo ari wo munsi tugomba kwiziza umunsi mukuru wa Noeli. Ariko Noeli iratwibutsa umunsi mucunguzi yatuvukiye. Noeli iributsa umunsi Imana yasezeranije Abisirayeli igasohoza. Umwana kavuka, uwo mwana yaje ng'umucunguzi. Niyo mpamvu tugomba kugira uwo munsi, nuko byaba mu kwezi kwa mbere, nuko byaba mu kwezi kwa kabiri, nuko byaba mu kwezi kwa 10, ariko ku buzima bw'iki Kristo tukagira munsi umwe wo kwibuka uburyo Imana yatuhaye umucunguzi. Watubanjirije aravuga ko anniversaire butunezezwa n'imisi abana bacu bakoze anniversaire. Ariko Yesu nawe ngitorero twebwe bakristo tugomba kwibuka uwo munsi. Nkuko byaba mu kwezi kwa mbere umunsi wose, ariko tukagira uwo munsi twibuka ko Imana yasohoje isezerano yahaye Abisirayeli, Imana yasohoje isezerano yahaye Maria, Imana yasohoje isezerano yasezeranije iki murwa mutoya wa Bethlehem. Natwe turimo kwitegura uwo munsi uzatubera kwa mbere tariki 25 y'uko kwezi kwa 12. Isi yose, abamwemera batamwemera, nta muntu uzabura kwatura kubo Noeli. Sasa cyane twebwe abakristo ni umunsi mukuru ukomeye kuri twe, twiziza kuvuka kwa Yesu Kristo. Mana yakoze ikimenyetso gikomeye yo kwitanga agatuherereza umwana wayo w'ikinege, aze kwisadupfirire atuberere igitambo, abambwe maraso yimeneke. Ayo maraso niyo yaje kutuhuza n'Imana, ayo maraso niyo yatubereye igitambo cyo kutubabarira ibyaha, nuko tutagitinya icyaha. Ariko icyaha tugomba kwitinya mu itorero ry'Imana cyangwa se mu buzima bw'iki Kristo. Ariko mbere na mbere Mana yarebye avuga ko uwo mwana agomba kuvuka muri bo, akurire muri bo. Na niyo mpamvu yabanje kuha isezerano ubwoko bw'Abisirayeli, abamenyesha ko azabaha umucunguzi. Abisirayeli barizeye iyo jambo, baratekerereza abapfa bapfuye. Undi munsi marayika ahura na Maria, amuha iyo sezerano ko azasaminda, azabyara mwana w'umuhungu, azamwite Yesu. Maria yagize gushidikanya, arareba avuga ko ntago bishoboka, ko ndi isugi, ntago ndararyamana n'umugabo. Mbese yabonaga buryo marayika arimo kumubwira ntago bihura. Ariko amubwira ko umwuka w'Imana azakumanukaho, na niyo uzakora ibyo byose uzasaminda. Reka tusome ijambo iri kuri Yesaya gice cya 9, turasoma murongo wa mbere, hanyuma tusimbuke ku murongo wa 5 n'uwa 6. Mani tufashe kandi tugirire neza, tumve Noeli, impamvu twiziza Noeli twebwe abakristo, tumve buryo twitegura Noeli, icyatumye Imana yitanga mwana wayo w'ikinege. Yesaya gice cya 9 murongo wa mbere, turongera dusimbuke 5 6. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. 6.
nuko umwana yatuvukiye, tuhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe na amahoro bizagwira ku ndebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iyererezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikirize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo nibyo Uwiteka Nyiringabo azasohoresheza umwete we. Iyo niyo jambo tugiye kuganira iki gitondo kiza. Ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Yesu ataravuka, navuze ko yaje mu buryo bw'isezerano Imana yahaga Abisirayeli. Uburyo bw'isezerano Imana yabonye ko agomba kuvuka muri bo. Marayika ahura na Mariya, nawe amuha isezerano yuko azasaminda. Imana ikabwira Abisirayeli ko umwari azasaminda. Mbese yari inzira y'isezerano yo Imana ishaka kudukura mu isayo y'ibyaha, yo kongera kutuhuza nawe. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ababwira Yesaya hano arahanura, avuga ko ibihanura umwami uzavuka ko ari umukiza n'umwami. Yesu ataravuka, ibye byeretswe ko ni umukiza kandi ari umwami. Nuko kuyisa abantu benshi bamuvuga bitari byo, ariko twebwe abakristo twizeye amagambo y'Imana, na niyo mpamvu tumuhesha agaciro. Tuzi ko Yesu ni umukiza n'umwami, kandi yaje kuducungura adukura mu isayo y'ibyaha. Yesaya abwira Abisirayeli, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gicu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Abagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Mu gihe cyose turi mu byaha, tugaragazwa ko tugendera mu mwijima, ariko Yesu Kristo kuko ari we mucyo, Yesaya abasobanurira abantu bagenderaga mu mucyo bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Umwijima ni icyaha, ariko kuza kwa Kristo yatuzaniye umucyo. Abo bantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Abari batuye nabo mu gicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Uwo mucyo ni Yesu Kristo. Yaje kudukura mu gicucu mu mwijima mwinshi. Yesu yaje kudukura mu gicucu cy'urupfu. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Niyo mpamvu itorero Pentecote twebwe turamwizera kurusha andi madini yose. Nuko umwana yatuvukiye. Yesaya abwira Abisirayeli, yabihanuraga nguko yagara uyu munsi, byabaye uyu munsi, ariko barindiriye bamwe bagapfa batamubonye. Isezerano ry'Imana naryo ararivuga uyu munsi, twebwe tukamenya ko n'uyu ejo bizaba, ariko biba mu bushake bwayo. Kandi nuko umwami yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu utandukanye n'abana bose. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Mwana yatuvukiye, tuhawe mwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye.
yavutse afite kimenyetso k'Imana, yaje kuvuka mane maze kumugaragaza uwo ari we. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Yemwe mupinga Yesu Kristo, yavutse ahawe ubutware n'Imana, azitwa igitangaza abakristo. Yesu azitwa igitangaza, na niyo mpamvu mu izina rye turasenga abarwayi bagakira, mu izina rye turasenga abadayimoni bakahunga, kuko Imana yamuvuzeho azitwa igitangaza, umujyanama. Muziko Yesu niwe mujyanama mwiza atashobora kuyoba umuntu. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Haleluya. Yesu ni Imana ikomeye ku ruhande rumwe. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Abamwizera mwumve ububasha Yesu yahawe ataravuka. Data wa twese uhoraho. Yesu ni data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Na undi mwami watuzaniye amahoro atari Yesu Kristo. Niwe mwami w'amahoro. Amahoro meza tuyibonera kwa Kristo. Abantu mwacitse indege, abantu mwavuye mu bushake bw'Imana, iyi Noeli yongere bagarure. Mwibuke bubasha bwa Kristo, mwibuke urukundo rw'Imana buryo yadutangiye umwana wayo w'ikinege. Mbabaza n'abantu benshi ubu barimo gutegura Noeli yo gukora ibizira, ariko umunsi wa Noeli ni umunsi wo gutunganya bugingo bwacu, tukemera tena Yesu ongera avuke mu mitima yacu, kuko ni umwami w'amahoro. Isi yose irifuza amahoro, ariko amahoro yabuze, ariko amahoro tuyibonera kwa Kristo wenyine gusa. Mana ishimwe. Bene data badukurikira, kandi Yesu abagirire neza. Murongo wa 6 ijambo riratubwira iki? Gutegeka kwe na amahoro. Gutegeka kwa Yesu Kristo na amahoro. Ntabwo ategeka mu buryo bw'igitugu. Gutegeka kwe na amahoro bizagwira ku ndebe ya Dawidi. Gutegeka kwe na amahoro bizagwira ku ndebe ya Dawidi. N'ubwami bwe byose bizagwira ku ndebe ya Dawidi, bitagira iyererezo. Mbese ubwami bwa Kristo ntabwo buzagira iki? Iyererezo. Abasogokuruza bavutse bumva inkuru za Yesu, bapfa bumva bya Yesu. Natwe bibiye birashoboka ko ababyeyi bacu bavutse barimo kumva inkuru za Yesu, bapfa inkuru za Yesu zikivugwa. Natwe turiho, tushobora gutambuka, inkuru za Yesu gusa zizakomeza, kuko n'ubwami butazagira iki? Iyererezo. Kugira ngo bibukomeze ubwo bwami, kugira ngo budukomeze, niyo mpamvu butazagira iki? Iyererezo. Bibushigikirize guca imanza zitabera no gukiranuka. Bibushigikirize guca imanza zitabera no gukiranuka, ubwo bwami bwa Yesu Kristo, uhereye none ukageza iteka ryose. Ubwami bwa Yesu buzabaho, budushoboze mu buryo bwo kudushigikiriza imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azisohoresha umwete we. Aya ni amagambo twibuka uburyo Imana yatuhaye umwami Yesu Kristo mu buryo bw'isezerano. Abisirayeli mu gihe bahabwaga isezerano bishimiye kumva ko bazahabwa umucunguzi. Mariya ahawe isezerano ko ari we uzasaminda abyara umwami Yesu, nawe nize ko nuko yashidikanye, ariko umunsi byabaye yaje kunezerwa cyane abone uwo mwana witwa kwa ari we mucunguzi avutse mu maboko ye. Asa turitegura natwe itoro Pentecote. Niyo mpamvu abatubanjirije nimba bashize yo tariki ya 25 Decembre
niyo madini yose tugomba kwiziza umunsi mukuru yo kwibuka Yesu atuvukiye. Je navuze ko nuko byagomba kuba ku kwezi kwa mbere, kwa munane, kwa 10, ariko itoro rikagira munsi umwe yo kwibuka buryo Imana yatuhaye umucunguzi, yamutuhaye kubw'urukundo rwe. Yohana 3:16 ijambo aratubwira iki? Kuko Imana yakunze abisi cyane byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo abone iki? Ubugingo buhoraho. Yaje mu buryo bwo Imana yadukunze cyane, yabonaga buryo abantu bapfa bazize ibyaha byabo batafite ibitambo, aratekereza buryo bwo kutuha igitambo kihoraho iteka ryose. Aratanga mwana wayo w'ikinege. Tenzi nimba twebwe twagira uwo mutima yo kwitangira abandi kandi tukafata ibyacu by'ingenzi niyo tugatanga. Kenshi na kenshi tukunda gutanga, mwanya twavuze ko tugiye gutanga, tugiye gufasha, tuha abantu bya bindi myenda ishaje, tuha abantu ibyo twariye tugasigaza, tubaha ibitafite agaciro. Ariko murebe urukundo rw'Imana buryo yatwitangiye umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera batazarimbuka ahubwo babone ubugingo buhoraho. Yemu abantu bataremera Yesu Kristo, ari impamvu Imana yamuduhaye kugira ngo tumwizere tutazabona gukora iki? Kurimbuka, ahubwo tubone ubugingo buhoraho. Nashaka kwibutsa gatoya abasenga cyangwa ko abamwizera, Noeli ntabwo ari kurya no kunywa gusa. Noeli ni kwisuzuma mitima yacu. Urugendo rwawe rw'agakiza ugenda gute? Yesu umwimika gute mu bugingo bwawe? Mana urayikorera gute? Se uracyatekereza wibuka ineza y'Imana? Wibuka aho Imana yagukuye? Nagiye numva mu matorero abantu benshi batubwira buryo nararaga hanze, nari mayibobo, nari meze gutya, ariko Yesu niyo amaze kumugeza aho ari. Ariko ugasanga abantu ntago bamuhesha agaciro nguko bikwiriye. Nagiye mbona abantu benshi mu murimo w'Imana, mwanya bamaze gutabarwa Yesu bamushira ku mwanya wa 5, mafaranga yagayishira ku mwanya wa mbere, inzu yagayishira ku mwanya wa mbere, ibindu byakabishira ku mwanya wa mbere, abana be ashobora kubashira ku mwanya wa mbere. Ariko kuko tukwiriye gushira ku mwanya wa mbere ni Imana, kuko kubw'urukundo rwe niyo yatuhaye umwana wayo w'ikinege. Ku mwanya wa 2 twashira Yesu Kristo. Sinzi buryo urimo kutegura Noeli mu iminsi, kuko asigaye nimba n'umunsi umwe w'ejo gusa. Kuwa mbere tukiziza umunsi mukuru amatoro Pentecote, tuzazindukire mu nzu y'Imana. Ariko kuzinduka kwacu tutunganye ubugingo, Imana izaturebe umunsi twishimire, Yesu azaturebe atwishimire. Hari abantu wanze kubabarira, hari ibyaha wakoze utashaka kwihana, wacitse intege ku murimo w'Imana, wasubiye nyuma ku murimo w'Imana, usigaye uba mugugu ku by'Imana. Hari umuntu witwa umukristo ariko yavuze sinzongera gufasha abantu. Buriya ndago tufasha abantu, ni Imana dukora murimo w'Imana. Sinzongera kwizera abantu. Se ko uri umuntu uzaba wenyine, ko buri muntu akeneye undi ku iyisi turimo. Sinzi kundi urimo kwitegura iminsi. Kwambara mwenda mwiza ni byiza, kurya byiza ni byiza, ariko twambara mwenda mwiza Imana ikatureba mitima yacu ikatwishimira, niyo bizabaho karusho. Murakoze kudutega amatwi kubwirira ijambo. Turebe buryo twitegura munsi mukuru wa Noeli, ari wowe ari nje. Yesu azatusuzume atwishimire ku uwo munsi, kandi byatubera byiza kuzindukira mu materaniro dushima Imana, kuko no munsi twahawe umucunguzi. Murakoze, Imana ibaho umugisha kandi muzagire Noeli nziza. Amen. Philadelphia, Imana irazirikana.